gice cy'ubushize Gasore yari ananiwe gukomeza guhisha Chantal ku rugo rushya yahubukiye amuteye umugongo rutamuhiriye. Yo ku biro by'ubuhuzabikorwa bw'urubyiruko ho Rutebuka yari ahangamye Fiyeta amushinja kumugambanira bikavamo guhabwa igihano kiri mu kindi. Ubwo Josiane yari akomeje kubwira Gasore ko amafoto ateye isoni yohererezwa na Gafarasi ari amaremano se ko Nyamugabo yari afashe umwanzuro wo guhamagara Gafarasi ngo impaka zishire baravuganye. Reka ntangire mwiyumvire. Gaso niki ego Josiane warushye ubwo nyitabye gute sheri bajya baca umugani ngo yanga kuzima ibirarira agiye ndumva imbeho inyiyiciye siko nkwegera ukegera hirya none wawe Josiane sintongane nawe nkubone hirya hariya kungu ni igitanda ndiyangiye maze uranyigizeyo se kubera iki kandi nikonjeye uburembo gusigamo nicyo ushaka ntacyo reka mbe nigiye hirya ariko mu kanya ndagaruka ububizi ubwo uracyarakajwe nuko waraye uhamagaye umuntu utazi nkubuza bikarangira kwihoreye si umuntu ntazi ni Gafarasi nta wundi undi se ufite amafoto yanyu yanyoherereza ninde ni umuntu w'inyangabira mu yarema atarabayeho agambereye kisi icyo kibazo niwe wagisubiza ariko si jyewe abantu batamenya imyitwarire ndangabupfura kuri telefone ubundi baba bakomoka mu bigunda bya koko ubusanzwe iyo umuntu ahamagawe ntabashe kuboneka ababonekeye aba afite inshingano zo guhamagara uwamushatse akamubaza icyo yamushakiraga ariko si undi ko ari byo nakubuzaga nijoro wataga umwanya unimenera umutwe uhamagara umuntu tutazi ushaka iki cyangwa wasanga yamamagaye nsinzire simwumve nizere ko udafashe telefone ngo wongere guta umwanya umuhamagara Gaso ndabona yanyandikiye ngo komera bwana rupfumbata gihomora ngo rupfumbata gihomora ibise bishatse kuvuga iki Jye namaze kubyumva byose Mvise bikize ubwo siwe ntubyumva Gaso ibiki nyine ari amafoto yose ya fake yaragenewe undi muntu utari wo gusa nubibonye ko yaragenewe nyine uwo witwa rupfumbata gihomora uwayohereje muri telefone yanjye se akaba yaragamije iki uko wagira ngo ari ku isi dutuyemo uyu munsi n'uyizi sheri ubwo ushatse kuvuga iki Josiane uretse muri telefone habayeho kwibeshya nk'uko se ku mbuga nkoranyambaga ho ntujya kubona ukabona umuntu yahubutse ashyiraho igifoto cyaho cy'amanjwe gusa uyu muntu ukora ibi ntabwo ari igicucu uko biri kose wabona utagiye kongera kumutaho umwanya oya ibintu ngomba imenye icyo bihatse yewe ari kuranantangaza Gaso ubu wabuze ikindi wakora cyagirira akamaro urugo rwaho kwirwa wiruka inyuma y'umuyaga Papa ntushobora kumva ukuntu nge na Jimmy twishimiye ko uri hano kwa muganga ibyo Sugira avuga nibyo papa mu kanya turi mu nzira tuza hano twabitinzeho ngenda ruvugana nabyaye nabi gutese mwishimiye ko ndyamye hano ariko banzo twumvise nabi papa nese twashaka kuvuga ko hano uri mu bitaro ariho hahaye ubuzima bwawe umutekano kurushaho wifuzaga kwivuriza muri gakondo kuko maso bigaragara ko usa n'umeze neza kurusha ejo se mu mubiri urumva bimeze bite papa nakangutse numva kubabara byagabanyutse niba ari ikiyobyabwenge banteye simbizi papa nawe rwose kwa muganga se ko bavura batera ibiyobyabwenge ese papa akabazo k'amatsiko kuva hagera hano kwa muganga umaze guterwa inshinge zingahe tubwire rwose umaze guterwa inshinge zingahe ni 3 kubera iki se ubundi wumvise ko ibyo bibwiraga ko niba gutera urushinge uzapfa bitari byo ntakabona imvano buriya kuba ntarapfuye hari impamvu umva papa ntushakira ahandira n'imyemerere ya kera itarimo ukuri muze guhenyura ubu si ibintu sogokuruza yasanze sogokura akabisanga nanjye nkabisanga aho bitari ukuri ni he kandi uri muzima bigaragara nibyo nyine navuga ko ntakabura imvano nibuka guterwa inshinge se mbikorerwa n'impyisi y'iwacu kandi irundarunda kaho nyumvira ibyo by'impyisi se kandi ni ibiki nanjye sinumvise icyo ashatse kuvuga icyo nashakaga kuvuga ni uko buri wanteye inshinge ari umunyamuhumuro nayo yaba umunyamumanzi ariko ntero rw'ingusho tekereza ariko papa ikisi ibintu nk'ibyo ubikuye he koko ahubwo se n'inshuro maze kubabwira ko abanyamumanzi ari abagome babi nabonye bagira nabi kuki mutumva ku buryo wumva hano kwa muganga hagira ibibazo biturutse kuri bo se mwaretse guteta ahubwo ni ukuneka mukamenyera abaganga b'abanyamumanzi bakorera hano hatazagira abacu ubwabo bakanyindura nyumvira kandi Jimmy ndakumva uzi ko papa gutandukana n'ibibazo by'amateka yanyuzemo bizagorana papa cyangwa urawikanga abanyamumanzi kubera ibi wabakoreye ngo ariko reka kunkandagira amano ariko Jimmy ciceka ariko
sugira mwerewe mutajya impaka nta mwuka wifitiye papa. mwasama gusa kandi ntugire impungenge z'ubuzima bwawe hano papa. Ikiranga abaganga ni ubwitange ku murimo, ntabwo ari inkomoko rwose. Si byo Sugi? oya ntabwo beshya Jimmy, papa ntahangayike rwose. urantiriranye nimushaka kunekera rero. ku buzima bwacu rero Melody na Madiburi. ariko manyo yego kuba musetse si bibi kuko museka neza nubwo habura mwaka inyinya, ariko si ubwo musetse iki? none se manyo muri make urashaka ko dukomanya amatasi? ikibazo se kirihe? reka bakomanya ibirahuri. ubwo se amatasi amenetse manyo. yegora Imana ariko yaduhaye ububasha bwo gutegeka isi. ku bw'ibyo rero ibyo dukora tugomba kubitegeka bigakoreka nta cyononekaye. ntakoze ko ari byo we. ku buzima bwacu rero. yego manyo iki cyayi ko kiryoshye bikomeye. iki cyayi gifite ibirungo byiza gutya nkizihehera. ntabwo ugeze twumve wagikurahe. iki cyayi ndakizi. ndisetse nsanze nkizi hano nyihakora. ntudagaragaye. iki cyayi kitaboneka henshi rero ni icyo kwishimira ko icyo twifuze kugeraho twakigezeho. erega twuzuzanya neza umusaruro wabura se. njye nkunda ko niyo havutse akabazo tudatinda kukabonera umuti. ntabwo rero muzi ukuntu ko tumara igihe dukorana ariko mbona ukuntu muri abantu bakomeye kandi bazi ubwenge. Melody ngirira urutya. turakaze. nkunda ibitekerezo mugira rwose. urakoze manyo. kubara abantu bagiye baza mu kabari nyuma yo kugarura amanyoki y'umwimerere byari kugorana iyo mutazana kariya kantu k'ubwenge. icyo cyo kariya kantu ko kwakiriza abakiriya porute-kire n'ibitare bambara ku maboko byose bikoze mu ruhu kagombaga gukora umuterega. umva mwasoma. ku ruhande rumwe barishimye, ku rundi ruhande twamenye umubare wabo mu bwenge duhereye ku byo twabahaye. nta cyizere nko kuba n'abari baratuvuyeho bakajya kwa mukeba bose baragarutse. abagadutse bo ntabwo byatewe no kuba twaragaruye amanyoki ya kera ariko bagaruwe n'imbaraga nashyize muri marikitingi. nibyo se reka basi tuvuge ko habayeho kuzuzanya kw'ibintu bibiri. tubwo udaharira mu biki Melody, urashaka kuvuga ko ntacyo nkora? yavuga gute ko ntacyo ukora se kandi iyo ukora mama utari kumwe? wamuretetse. mwumve se ahubwo akandi gashya keza ntekereza kazongerera agaciro manyoki. kagira inkuru. uzajya akora komande yayo wese nzajya nyimwiserivira. ariko ku mafaranga yishyura hiyongereho 1,000. karabaye 1,000 cy'iki se kandi? icy'uko ndaba nseriva ndaba areba mekapu mukondo wazi ibisusu n'inyinya ibyo byose babirebera bwerere se. manyo uri gitangaza pe. ibyo bintu uko byaba ari ukuremereza abakiriya manyo. ni ukubaremereza rwose kandi byatuma bivumbura bakajya hanze. ngo ni ukuri. ngewe manyobwa ikibasumba ikibazo ubwiza bwanjye abantu babuhunga uzabaze. buraya papa akunda cyane inshwi sinkigize keja umutwiso keja igihimba keja tuguri n'uturenge natwe nkwitayeho. ni karibu bayizi we zitarashima we hiteze uraho urabona ukomeye inzu nyinshi ikomera cyane. uraseka iki se ko muri wakoye nkwenutse? yewe sinzi ibyo mbonye. ubonye imbere y'umuryango se? naho nabereye ni ukuri. buraya ugiye kugarama rero kuri aka kayisime papa guhanaguriye sibyo? niko se shema karame baye batamuriza yaba hari? ari hariya mu gikoni gutegura amafunguro. shema uravuze ngo batamuriza arahari? arahari nyine ahubwo si gusobanza ari ukuvumbira. bajyaga bavuga ngo abagabo barya inzara ati nkabihakana none amaso kandi mbonye waziriye. uri inzara tuvuga ni ndetse kewe ndabikubwira si urabyemera kandi zarakoze akazi kazo nyine. kukiri inkuru urya si wanyu wabinzara tsibahe ibyo se ari byo mvuze. none se ubwo mushiki wawe yaba yarazimaye zikuye he? yabura zikura se kuburere buri tubuvuke gusa ikigaragara zarakoze pe. urakora imirimo ya kigore utuje n'impembwe n'ubwanwa koko. kasakumirora
uretse imirimo ya kigore niyo bayi ni nk'uwo wakoraga wo koza umwana icyakora ntubuze byose unyunguye inama igenda ite sha nubutse igitekerezo kuri kado nzaguha ku bunani uzi iyo ariyo mbaye ngushimiye uzamenye kado se bayi nzahugurira insutiya nziza na rouge à lèvres mbipfunyikishe neza mbiguture kuko wabaye umugore ni byiza si biri kubera hano batamuri turiyubahiza asanze nkarabye umwana none ari kunseka ngo nari inzaratse Satani Brian none se batamuri uko biza abagabo bakora imirimo ya kigore kuva ryari ko izi nawe rwose ahubwo se abaye imirimo ya kigore ko abaye imirimo yo mu rugo urakoze ratashere wanjye ariko murigiza nkana none se batamuri wigeze ubona munyemanza twoza cyangwa ateka cyangwa kubura icyo kibazo cyawe reka mbe ndetse kugisubiza kuko kirumvikanisha igwingira rikabije mu bitekerezo abahizi ubwo urandutse kuko uri wawe ntari gusubize rero oya ntabwo ngo ututse ariko ibiriho biravugwa abahizi ahubwo se mbwira shema wanjye dufatanye imirimo yo mu rugo ubu urabona hari ahamwaye mumbariza batamuri imirimo yo mu rugo isaranganywa n'abari uri mu regana nta mpamvu yo kuvunishanya urumva bayi ibyo usanze nkora nta kidasanzwe kirimo rwose waraziriye Alo? Uraho Gafara ni Josiane mama w'umuhungu wawe Gashema araho nguhamagaye ndi ku kazi kanjye urakoze kuba unyitabye Ndumva habuze gato wari ugiye kumbwira n'amabara y'imyenda wambaye ukuntu nari nkeneye ko tuvugana reka rero nubwo tumaze iminsi tutarebana neza ariko ndacyizera ko ufite umutima mwiza nk'uwo wahoranye narewe kuvuga gutyo se ndakubeshya igisubizo ni wowe ukizi reka rero ngusabe mbere yo gukomeza kuvugana rwose umbabarire ubwiza bwawe ntubupfukirane maze wumve isenge nako icyifuzo cyanjye hagati aho iminota naguhaye irabura gato ngo irangire shana urakoze kumpwitura sheri ngo kunyita sheri ntibikubabuye mu kanwa nyihanganira nkubwire basi iminota wampaye itaranshiriraho aha rero Gafarasi nguhamagaye ngira ngo nkwinginge rwose ureke imigambi urimo yo kunsenyera aho uzi ko ubu ngubu nazamuye ibiciro kuvugana nanjye bisigaye byishyurwa Josiane niba ariko bisigaye bimeze ubwo urakora muri ya yandi umbikiye ngo ayahe iyo amafaranga umbikiye ubwo uracyarota za miliyoni rero none se mu kanya sinakubwiye kuko byamera kose nkizera ko ufite umutima mwiza nk'uwo wahoranye se ariko Josiane ndakumva umugani uvuga ngo indogozi y'ikirondwe isigara ku ruhu inka yarariwe kera ntacyo ukubwira Gafarasi rwose waretse kuntonika arya amafaranga yararyoshye we ubwo kandi wanjyanye mu by'amafaranga none wari untesheje umurongo ku byo nakubwiraga uretse n'umurongo n'umutwe urawutaho bukera Gafarasi ho gatunga we wambabariye ukagarukiriza ibikorwa by'ubugome uhorera ugambiriye kunsenye Gafara ndakwinginze kandi uzabibona Imana izaguhemba ijuru muri make rero ubwo wandogaga washaka kunyihutisha ngo Imana impembe vuba waretse tukibagirwa ibyabayeho byose tukubaka ibyiza bishya kandi ko bishoboka Gafara rwose ibyo koherereza agasora amafoto yacu kimwe n'ibigambo bitamesha unyemerera ubihagarike wikwira urutakanwe rega isha yafashe akamabuye ese ubundi rupfumba atagihomora buriya bivuga iki Gafara ubwo se icyo utumva ni iki ese naba mbyumva nkakubaza igihomora ni wowe ugipfumbata nawe uramuzi mbega Gafara ngubwo rwose waretse kunsaza Gafara umva se nkubwire yego se wowe kabyara reba ka message nkoherereje karagufasha gutekereza neza uti message ariko ntukupe yo mana yanjye noneho ibi n'ibiki koko we ibya mukagasore bizaba iby'akagati kamanitse imbwa katabura urubwejaguro naho ubutaha